Twongeye kubasuhuza, izi ni za nkuru z'akagaruka n'ubundi dusanga kuri iyi channel. Uyu munsi intego yacu yaduteguriye umugani w'intare n'imbeba. Mbere na mbere manzi ukore subscribe kuri iyi channel mu gihe ubonye video nziza kugira n'ikindi gihe uzajya ubona izindi nziza kandi zirushijeho. Murakoze. Kera habayeho imbeba yitwaga Moyize, umuryango wayo warashize wose. Uhereye kuri ba sogokuruza na ba nyina na ba se babo n'abande bose bari barashize. Ku buryo iyo mbeba Moyize yasigaye ari yonyine itagira hepfo na ruguru, isigara ari imfubyi. Iyo mbeba rero yari isigariye aho idafite ikintu na kimwe. Mu mvugo z'ubu bavuga ko yari sakintu. Iyo mbeba rero Moyize umunsi umwe yafashe umwanzuro wo kujya mu ishyamba ijye kwikinira na zigenzi zayo. Gusa izo mbeba igihe zari ziri gukina, hafi aho ngaho hari icyobo kirimo intare yasinziriye. Amakuru ufite kuri iyo ntare nuko yari imaze iminsi rwose yarabuze umuhigo, inzara yarayishe. Gusa bya byago bya Moyize yaranyereye ubundi no mu cyobo cy'intare ngo pi abakanguye ya ntare, ubundi nayo iratonoma izimusatira. Moyize n'ubwoba nawe yatangira gutitira cyane. Intare n'umutonomo ukabije yatangiye kubwira Moyize ati niko se wambeba we ko ngiye kukurya? Naho imbeba ati hoya rwose ngiye rwose ndi n'imfubyi, nta rwose unafashije rwose, urabona ndi gatoya nta n'ikintu nakumarira, ahubwo rwose umbabariye nazakora uko ashoboye nanjye nkazakugwanaho nkazagutabara. Iyi ntare n'amatsiko menshi yumvishe rwose igize impuhwe, ahubwo ishishikazwa no kumenya uburyo y'ino mbeba rwose igaragara nk'aho isuzuguritse yazamutabaramo. Iyi mbeba yagiye yishimye kumva ko intare yibabariye, ikaba ititaye kuri roti na zingaro yari ifite, kuko bino bisimba ukuntu bijya bitureba bikatubonamo inyama iri ku isahani, kandi inyama iri ku isahani nawe iyo uyirebye urashukura ukumva wayirya. Ntibyatinze iminsi n'imyaka byaciyeho, igihe Moyize yari ari gutembera mu ishyamba rya Gishwati yumvishe umutonomo w'intare isa nk'aho iri gutaka ibabaye cyane. Nibwo Moyize yatangiye kwibaza ati iki kintu ko numva kiri mu makuba, reka njye kureba ndebe ko hari icyo nafasha. Moyize yegeye imbere gatoya, ubundi ageze yasanga niya ntare iherutse kumutabara yaguye mu mutego, ya mitego batega isatura za zindi zo mu ishyamba. Iyi ntare yari iri kubabara cyane ku buryo ititaye ku ndeshyo cyangwa ingano ya Moyize. Ubundi ino ntare itangira kubwira Moyize ati Moyi koresha iyo bwabaga rwose unkure muri ubu bubabare. Moyize abonye intare iri kumutakambira ngo ayifashe ku mbaraga zayo nkeya n'amenyo acyaye yahawe na Rurema, yafashe wa mutego ubundi atangira kuwutanyaguza mu masegonda nk'ayo guhumbya. Intare nayo yashyizeho akayo, Moyize n'iyo ntare batanyaguza uwo mugozi uracika, intare icika urupfutyo. Ibyo byararangiye intare ishimira imbeba, n'imbeba rwose yishimira igikorwa cy'ubutwari ikoze. Nanone bakomeza batubwira ati ntuzigere usuzugura uwo ari we wese, ntuzigere usuzugura indeshyo ye, imyitwarire cyangwa imibereho ye, kuko ntawamenya ejo n'ejo bundi ushobora gusanga ariwe uzasigarana umwana wawe igihe wapfuye, cyangwa se akazakugwaza igihe uzaba urwariye kwa muganga, cyangwa akazagutabara nk'uko ya mbeba yitwa Moyize yatabaye intare. Mbere na mbere manzi ukore subscribe kuri iyi channel mu gihe ubonye video nziza kugira n'ikindi gihe uzajya ubona izindi nziza kandi zirushijeho. Murakoze.